nuko kandi dutangiye agafilime kacu, agafilime keza kameze neza. Iyi ni episode ya mbere. Twari turi hehe? Ahantu mu butayu, indege irimo igenda gutyo. Ngire ngo bantu banjye mwegere kandi mwisakume, mwigire imbere kandi ariko n'amafaranga yanyu muyazana kugira ngo tubeho tugumya duhumeka umwuka w'abazima. Indege ubwo yarimo igenda gutyo, irimo igenda uko nguko, nta kindi iri kugenda gutyo kandi namwe ngire ngo muri kwibona ahantu mu butayu hameze neza, iri kugenda itumura. Kumva uko ikidege cyagendaga kigenda, kirimo kiragenda ntabwo kiraguruka neza nibwo kigihaguruka mu butayu, dore kirimo kiragenda gifata ikirere. Ariko nk'uko tuyibona iyi ndege ishobora kuba ifite akabaraga gakeya kubera ko ntabwo iri kuzamuka cyane. Irimo iragendera hafi y'ibitaka kandi hafi y'ubutayu, urabona ko ari indege ishaje ikuze cyane, ni mu myaka ya kera. Iyi ndege urabona neza ko igiye guparika, imeze neza nk'aho igiye guparika ariko ntabwo igiye guparika. Abantu banjye munyizere dukomeza agafilime kacu, namwe murabona ukuntu bitangaje. mumbwire kuba indege irimo igenda yandara gutya nk'ifi yabuze amazi. Kumbe mu ndege harimo abantu bagendamo, abantu bagenda mu ndege, dore ukuntu baba bakanura n'abagenzi. Ni abagenzi bameze gutya kandi bari kugenda bameze neza. Umubyeyi abwira akana kati mwana wanjye humura ihangane, birasa neza ko kano kana karwaye. Mwana wanjye ihangane, tugiye kugera ahantu bagufasha maze uvurwe ukire. Aka ni aga episode ka mbere kuri season ya mbere, bavuga impanuka ikomeye cyane. Filimi yacu yitwa impanuka ikomeye, ntabwo ndirwa mvuga mu byongereza, ndavuga mu gifaransa cyangwa se ikinyarwanda kuko nicyo kiwacu. Mwana wanjye ihangane, dore tugiye kugera aho bakuvuza nyagasani. Ngiye ngo namwe murimo murayibona. Se indege irageraho ko nabonye iri kugenda yandara, ndetse n'abantu bayirimo bose nabo bananiwe barushye. Birasa naho iyi ndege yakoze urugendo rukomeye, mwabonye ko itari kuzamuka ngo igere hejuru, ahubwo iri kugendera ku mucanga gusa. Ni nuko aka episode kacu tugashoje, mwihangane turaza gukomeza kandi ka episode ka kabiri. Sawa, ciao.